Bite inshuti zanjye, mizike muri bwumve muri izi video ngiye gusohora ni izavuye muri Dollarama, ntabwo ari izo nakopiye, ntabwo ari copyright, nizo nakuye muri Dollarama kugira ngo YouTube itaza kumpa copyright. Sawa rero reka twumve cyangwa se turebe izi video nabateguriye. Bite inshuti zanjye, ni Christine kandi aha niho wabonera amajage nk'iyi ndayifite mu rugo ariko irashaje, naguze izindi muri Dollar3. Ahandi ni muri Dollarama. Nk'iki gikombe basi wakinyweramo amazi, ukakinyweramo amaji, ukakinyweramo ibintu byose. Ibindi birahure nanone n'utundi dusahane dutoya, amaplato meza basi. Utundi dusahane n'ibu plastique ushobora gutwaramo ibiryo ku kazi cyangwa se ukabibikamo mu rugo. Dore ikindi kinini nanone ushobora kubikamo, gifite n'utundi dutoya mo indani. Dore ahandi birya bi plastique mbereka iyo ntetse ni aha nabiguze, nk'ibirimo makaroni, birimo ibishyimbo, ni aha nabiguze. N'ibi plastique byanjye byinshi, nk'iki kirimo bitatu, ribaza ari ku madolari, ku idolari ndibaza. Iki nta giciro gifiteho, harimo byinshi kabisa hano. Nk'iki kimwe ni $150. Ibi byo gutwaramo amasinaki nk'ay'abana. Nk'iki ushobora gutwaramo sandwich n'amafruit ku ruhande. Iki ndagifite mu rugo, n'ibi bibiri ndabifite. Mvuga impamvu mbabwira ko mbifite ni ukubereka ko ibyo mbereka ni uko nanjye mbifite kandi bimfitiye akamaro. Aya mabox yose niho nkunda kuza kugera. Ibi nabyo ndabifite mu rugo, mbikoresha muri deep freezer no muri kabati, mu yindi storage cyangwa se magaze. Ibyinshi ndabifite hano. Ndumva n'iki ngifite, nkibikamo amakara y'umuhungu wanjye, adawazi nayasanga mu muhanda, mu nzu hose. Dore ko gushyiramo ibyombo umaze kubyoza kari ku madolari $350. Aka ngaka ugashyira hejuru y'iki, noneho amazi aturutsemo hano akajya hano ntameneka. Murabona ko harimo byinshi, dore harimo byinshi kabisa, umuntu yaza agahitamo ibi byose. N'indobo zo gukoropa, ariko iyo mfite nayiguze muri Walmart. Iyi ni puberi rero, dore aka nako ni puberi, aka gafite umupfundikizo wako, ariko ibyo hejuru nta mipfundikizo ndi kubona. Ibyo gukoresha za graso, ubundi buba ari bubiri, ndabona ari kamwe kano ku $150, ariko ushobora kugura bubiri buba buhagije. Sawa rero ubwo mukore subscribe, musharing amavideo yanjye n'abandi, kandi merci beaucoup. Umwami abagire neza. Yari Christine Nyiramana. Bye guys.